Muraho neza, muraho neza nshuti zacu, nshuti za Itabaza Family TV Show, turabegereje muri uyu mwanya w'ibiganiro ngo mwegere, twiyegereje abantu bose aho baherereye, abo bwije tubaha mwiriwe, n'abo bukeye tubaha mwaramutse bitewe n'aho muherereye hose, ndabizi kuko dufite inshuti hirya no hino ziri ahantu hatandukanye kandi ziri muri ibyo bice mvuze, abo bwije n'abo bukeye, mwese turabashuje aho muherereye. Hanyuma duha pole n'abagize ibyago, abapfushije, ababuze ababo, ababuze inshuti, ababuze abana, ababuze abavandimwe, mwese tubahaye pole ngo mwihangane, n'abagwajije bose tubahaye pole, n'abafite ibibazo bitandukanye mwese tubahaye pole mwihangane. Hanyuma tunabashimira kuko mukomeje kubana natwe, mukomeje kudushyigikira, turabibona umunsi ku wundi, tubona mudutera inkunga mu kudushyigikira, turabashimiye. Aho turi ni ku bwanyu, aho ibyo tugezeho ni ku bwanyu, turabashimiye kuko muhora mudutera imbaraga, mugatuma twifuza gukomeza gukora ibintu umunsi ku wundi, kubera kuko mwadushigikiye, turabashimiye cyane. Kandi n'abashasha nabo dukomeza kubashishikariza kugira ngo baze bakore subscribe na share ndetse na comment kuri Itabaza Family TV Show, baze barebe hariho utuntu twiza turyoshe kandi buri wese yakwifuza kureba. Ni ukuri muze, abashasha turabakiriye, n'abasangwa nabo turabakiriye, kwa kundi muza mubikora mureba ibiganiro, kwa kundi muza mubikora mudushigikira, muri famiye nziza, muri inshuti nziza, turabashimiye. Hanyuma twiyegereje n'uri ku buhanga bw'ibyuma, nubwo mutamubona ariko arahari, nawe turamwegereje ngo yegere mu biganiro, kandi ndatekereza ko ari buze kutunganira mu kiganiro tugiye gukora mu mwanya muto, turizera kuko tubana nawe, turamwegereje. Murakoze cyane. Tudatinze reka twinjire mu kiganiro, ni ukuganirira hamwe twese twungurana ibitekerezo, muzamutubwira dushimira n'abantu batubwira ngo kuraje, bakomeza kudutera inkunga ya kuraje. Kuriya ni nziza, iyo ukora ibintu umuntu ntabwire ngo kuraje ngo cyangwa ngo wabyishe, hamwe urumva nyine ntacyo wakora. Kurya ntimukagaye umuntu nakubwira ngo iki kintu wakikoze nabi, uzomushimire kuko buza buca ugashaka gukora ikintu cyiza, kubera kuko icyo wakoze atagishimye. Hanyuma niyo wakoze ikintu umuntu akakubwira ngo wakoze neza uriya munsi, ukorana morale, ugakorana imbaraga, ukumva wakora ikindi kirenzeho icyo wakoraga ubwiza. Turabashimiye ni ukuri kuko mukomeje kuduha kuraje, turabashimiye rwose, inkunga yanyu nayo turayibona umunsi ku wundi, Imana izabaha umugisha. Hanyuma ikiganiro natekereje ko tuganiraho ni ikiganiro kimeze gutya, ngiye kukubaza, hari ikintu natekereje, hari ikintu nabonye ahantu, nifuza ko twaganira tukaganiriza n'abakunzi bacu ba Itabaza Family TV. Njyewe ndamutse ngize ikibazo, nkagwara, nkaja ku masengesho, wenda nkaja ku bitaro bikananirana, nkaja ku masengesho,
ashika bakambwira ngo ni mukecuru ngo wangize ko mama wawe. Hanyuma nkaza akakubwira ati none jewe uko mbona mama wawe umwiyame kungerera mu rugo, mama wawe ntazasubire kumvugisha, mama wawe ugenda umwiyama akagutuma ntagende ngo wenyine amubwire, akagutuma jewe singende jenyine nyine ngo umubwire, akagutuma akakubwira ngo wewe ari wowe ugenda kumwitukira. Kandi sitoshe niwanga jewe ndagenda ndataha, uhitemo jewe cyangwa mama wawe. Biramutse bikubayeho wabigenza bite? Murakoze cyane. Jewe ku bwanje ntacyo nakora, ntabwo nabikora. Ntabwo naje kumutuka, naje kumutuka nshingiye kuki? Ushingiye kuki? Ushobora kubwira. Ndabona ntazi, sinaje kumutuka pe. Gute? None kakubwira ati nutagenda njewe unyibagirwe, hagati yanje nawe uhitemo. Uhitamo iki? Jewe nuhitamo mama kubera ko kuko wasanze turi kumwe, tiwombwira ngo mama ni mubi none wewe waje wenda ugize imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, nguze umbwira imyaka yaramzaye arankuza angana gutya kugeza ngeze aho ngeze, nguze umbwire ngo ngahe ngo nje gutuka mama, sindabikora. Ndubikora. Wohitamo gusenya? Si ugusenya. None yakubwiye ngo nkubwiye ngo uhitemo mama wawe nanje, noneho uba uri hagati, nkakubwira ngo nusigarana mama wawe nje ndagenda, nuhitamo gutuka mama wawe ndasigara. Hari ubundi buryo umuntu yokoresha, biterwa hari igihe ushobora kuza wazamuye isukari. Ibyo ngibyo birumvikana. Hari uburyo umuntu yabikoresha, nakumva kagutegera kakubaza impamvu icyo kintu wagikuye, kugira ngo mbese uvuge ko mama ari we mbese uhawe ukuroga nk'uko wabivuze, icyo kintu wagikuye. Kakubwira nagiye ku masengesho, abahanuzi nibo bampanuriye. Kakubwira ngo bambwiye ngo ntiwangira gutya, kandi nawe uzi ko wenda icyo kibazo ngifite. Ese ubundi uburozi ni iki? Uburozi ni ikintu buhaba. None indwara zo ntizihaba? Zishobora kubaho, ariko ntashitse barambwira ngo uko bimeze. Kucyumva ko indwara zose baba bakoroze? Nuko ganshega baba bampanuriye, nashikaga ngahitamo kugira ngo nkire wenda nuko nirukana mama wawe mu buzima bwanje. Niyo ndwara uba urwaye afite? Tekereza ko ariyo ndwara uba urwaye. Niba wumva kuko niwirukana nija gutuka mama cyangwa nkamwangaza uzakira, tekereza ko atari uburozi, ahubwo ni indwara, ni uba urwaye, uba umushaka. Mba nkeneye gukira. Ukeneye gukira gute? Cyangwa ntuba umushaka hafi yawe. Noneho
tureke kubigira burage birababaje. hari hari famiye numvishije ngo bagize ikibazo cyo kubura umwana, ngo barangize ntibabona umwana nyine, ngo umugabo agahora abwira umugore ngo ndabyara, noneho biraruha birambira umugore. Nyine bisanzwe n'iyo umuntu wese yabuze umwana aza avuga ngo hari ikibazo kiri hagati y'umugabo n'umugore, aja ku masengesho. uwarinde Umugore, ninde wabwiraga umugabo akabaza umugore se kutabyara bimeze bite, wendaga bigatuma umugore umugore niwe ubyara umugabo no gitonde ndabajije kubera ko umugore we atobaza umugabo ngo ese ko tutabyara. igihe nyine umugabo aba abona ko ikibazo ari umugore. nyine ndabajije ni kugira ngo wakize, kugira ngo ushinje umugore ngo umubwire ngo tubyara, umugabo we niki kimubwiye ko abyara? umugore we kuki we atamubaza ngo si kubera ko we utabyara? sinzi ibyo ngibyo rero ntacyo ari uwo mugabo ntacyo abashingiyeho. komeza inkuru kera, ariko aho ngaho aho hari ikintu, aho hari akantu ni ukuvuga ngo amare umugore aje ku masengesho, ashetse ku masengesho baramubwira ngo nyirabukwe ngo niwe wamurose. yego mana Isiraheli. ngo arangize yamazana n'isukari yose, ashitse ati kumbe untesheje umutwe ngo sindara, kumbe ni mama wawe. se mama wanje yagize gute? mama wawe yaranduse, none aya masaha kugira ngo ibintu byose bigende neza uje gutuka mama wawe umutuke, kongerera mu rugo sinzongere kumubona, kandi niwanga uje nawe turababiri, uhitemo mama wawe nanje. umugabo aje gutuka mama we, nyine aje kumubwira, agenda nyine na ya sukari y'umugore arayijana, nashitse atuka mama we, yaramwitonde ibyo wabikuye, amubwiye nabi, bashwanye na mama wiwe ndetse ngo na mushikiwe, ngo nawe ngo bafatikanyije na nyina, umugabo agiye atutse nyina gutuma atabyara, natutse na mushiki wiwe, ngo arangize aragarutse. umugore araruhukaga kubera ko abaviriye mu buzima. vuga ngo nyuma yo gutuka mama we yarabyaye. nicyo kibazo nanjye kukubaza. ese nyuma yo gutuka ndakikubaza nyine, wenda iyo nkuru waba warayikurikiranye bikarangira, cyangwa se uba nyuma yo gutuka mama wiwe n'uwo mushiki wiwe yaba yarabyaye? ntiyabyaye kugeza n'uyu munsi, ntarabyaye, kandi yatutse nyirabukwe bisiga icyasha. noneho tuvuge ko ingumba zose ari ba nyirabukwe bazaba batuma batabyara. nyoko bukwe yatuma utabyara gute? iwe yarashingiye kugira ngo avuge gutyo. ni ubuyobe buhura n'agahinda afite. kubura umwana si ikintu coroshe, kandi umuntu akubwiye ngo ni umuntu wakugize gutya kugira ngo utabona umwana, ahari ntekereza kuko aba asembuye, aba agutsembuye. ndasubira ku kibazo nakubajije. ese uwo mugore we, uwo mugore uvuga ko yagiye ku masengesho bamubwira ko, ese we abwibwa n'iki ko
ko umugabo wiwe atari we ufite ikibazo cyo kubyara. urumva bombi bari mu bwirahiro ntibagiye wenda kwa muganga ngo babaze ngo ese ninde ufite ikibazo. Tekereza ko mu by'ukuri hari n'igihe waje kwa muganga bakakubwira ngo wenda mufite ikibazo, washika ku masengesho nabo bakakubwira ngo ni mama wawe wakibateje, uwo bigenza gute? Abaguteranyije, abo bantu baba baje kuguteranya sinavuga ko bagira gute, baba bashaka ngo baguhuze n'ibibazo ufite, kugusamburira mbese. oya ni ukuguhuza n'ikibazo ufite. nawe rero kubera kutatekereza ku cyo ubanza gukora, ukumva ikibazo ufite ari cyo cya mbere kigomba kuzamura amarangamutima yawe. Ese nyoko kwe yokubuza kubyara gute? ndatekereza ese mama kubera iki njatombuza kubyara? mama w'umuhungu niwe wambuza kubyara, mama we kubera ko atobimuha? oya ni ukuvugaga ni 5-5 cyangwa 2-2. niba nyina w'umuhungu ahubwo naje novuga ngo mama wawe yarandoze naje simbyara. Nico gituma nakubwiye ngo ese kubera ko umugore yumva ko ari utabyara umuhungu we adafite ikibazo, yoba ari ufite ikibazo umuhungu wenda naje mvuze mubwiye nkamubwira ati nawe mama wawe niwe watuma naje ntabyara, iwe yobyifatamo gute? Genda nawe utuke ngwino tuje gutuka nyoko, niwe uhatuma ntabyara. urumva hagati aho nje icyo nshaka kuvuga nakuyemo, mama wanje ashobora kungirira nabi kuko mama wawe yakugirira nabi cyane rwose, ibyo ndabyemera. kandi sintekereza ko mama yondera akambyara kiri ubuyoyo, akankuza, agatwara inda yanje kwanza amezi 9, akambyara akangeza ku isi, akandera, akangezaho nubaka nkaja mu Rwanje, akimfiteho umugambi wo kunyica. ntaba yarananiwe, ashobora kutanyicisha n'ubuyobozi ataranshaka, akankubita agapanga ngapfa kubera kuko atanshaka. mama ntaho aba yaramburiye kunyica, cyangwa se mama wawe ntaho aba yarakuburiye kukwica, ku buryo yogeza ahantu ugiye gukikira ngo we yumva atakwifuriza gukikira. we yaragukikiye yumva uburyohe bw'umwana. abyumva cyane. yarangiza njewe kugeraho njewe nkikira akumva kuko yombuza gukikira. mama ese urumva ko ibyo bintu umubyeyi wabyaye yobikora? ntiyabikora. tekereza ko ari ubuyobe, ari ubujiji, sinzi ko ndi bubivuge, kuvuga ngo undi muntu niwe watuma ntabyara, aho ngaho uba wabyishe. Imana niyo izitanga urubyaro, n'aba baza babyara ntibaba barabipuranyirize ngo bavuge ngo nzobyara, ngo ndabyara umuhungu. baza bashaka batazi ko bazabyara. Imana ishobora kukugirira ubuntu ukabyara. Imana ishobora kuba ingumba zirahari, ushobora kuba utaragize amahirwe nyine yo kubyara, ariko bitavuze ko hari umuntu wabigizemo uruhare byatuma utabyara, utabona abana. kuko tubishyire mu bintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe biologically, ni ibintu bisanzwe. tureke kubishyira mu burozi, tureke kubishyira mu buhanuzi, mu buryo bw'umwuka. ni ibintu bisanzwe. kuba ingumba ni ibintu bisanzwe.
no kubyara ni ibintu bisanzwe. So tekereza ko ashobora no kugenda ashobora no kugenda kwa muganga bakamubwira ati ufite ikibazo n'iki, yarangiza kumva atanyuzwe. Kujya kutanyurwa kuza gutuma unakora n'amakosa kuri abo bantu bakubera kumva ko aribo baba bakubwira ugashakisha noneho ukaza ugenda wishakira ibisubizo ugenda uvuga ati reka ngende nje mu basenga nje aha n'aha ugasanga ibyo akubwiye si byo ndakubwiye. Kandi ntekereza ko ubuhanuzi buvuye ku Mana, ntabwo ubuhanuzi buvuye ku Mana buza busenya, ahubwo buza bwubaka, buza bushigikira ubumwe, butanga imbaraga, buguheza no gukomera, buguheza no gukomera muri cya kigeragezo n'uburyo witwara muri icyo kigeragezo. Niko ntekereza. Ese ubundi hari umuntu woroga umuntu ntabyare? Ntekereza ko ntawe ufite ubuzima bw'undi muntu usibye Imana. Imana niyo izitanga urubyaro. Urubyaro ruva ku Mana, ntiruva ku bantu, ntiruva ku undi muntu utiyo kubuza kutabona urubyaro Imana yaruhaye. Ese wa mugani ko bavuga ngo umwana ni umwandu uva ku Uwiteka, ni gute wava ku Uwiteka ugaca mu wundi muntu kugira ngo akugereho, kugira ngo umuntu yitwarire undi muntu ngo yamuroze? turi abakristo ariko hari ibintu bimwe na bimwe tuza tuvuga gusa bitatubamo, tutazi n'impamvu zabayeho. Iyo ubwira umuntu ngo, cyangwa se Bibiliya na kuriya mu ikanisa baza bavuga babarika abana ngo umwana ni umwandu uva ku Uwiteka, yova ku Uwiteka yarangiza undi muntu akakwima urubyaro, akazitira urubyaro rwawe gute ruva ku Uwiteka? Urubyaro rwawe ntiruca mu wundi muntu ngo rukugereho, urubyaro rwawe ruva ku Uwiteka, ni umugisha uva ku Mana. Ese uwo mugisha uva ku Mana ukaca mu wundi muntu kugira ngo ukugereho, kugira ngo uzitirwe n'undi muntu, ntibikunda. Tekereza ko uwo muntu aba yatinye gutekereza. Aho ngaho umuntu woza akakubwira ngo ni runaka wakubwiriye gutyo, ugahita uzemera, uba watinye gutekereza. Hagati aho wihutira gukora utatekereje. Je ntekereza ndagaya uwo musore ikintu kimwe, ntiyari kwihutira kuja kubwira nyina waje kumutuka ngo aje kumugira gute. Umuhungu gwawe ndi turamugeraho, iwe ntibitangaza. umugore wabwiwe ngo nyoko bukwe, ese mama wiwe we ntiyomuroga nimba bibaho? Iwe yumva ko nyina atabikora, ariko nyina wundi yobikora. Ababyeyi bose mwisubireho. Nimba mama w'umugabo wawe yo kubuza kubyara, ariko sinabyo abantu b'abakristo, abana ni umwandu uva ku Uwiteka, ntabwo ari umwandu uva kuri ba mama, ntabwo ari umwandu uva ku muntu runaka. Umwana ngo ni umwandu uva ku Uwiteka, ni umugisha Imana iduha. Ese ni gute womara kandi ukaja kubishinja undi muntu ngo niwe wabitumye bitabaho? Ntabwo ari byo rwose. Abantu bazavuga ngo umuntu aza atiza undi umuhoro kute mu rugo rwe. yego, aho uba watijije Satani. Ese ni Satani? Ni Satani. Uba wahaye Satani inzira urwaho kugira ngo yinjire mu wawe, yinjire mu mutima wawe,
yimura asenye ikindi kintu cyose cyagufasha gutekereza neza, ukinjiza satani ugufasha gutekereza ikintu kibi, gutekereza ko bishobora kuba ibyo bintu bakubwiye ari byo. Hanyuma kuri abo bantu, abahanuzi, tuvuge ku bahanuzi ku bahanuzi, umuntu ese ubundi umuhanuzi nyakuri umubwirwa n'iki? jewe ntekereza ko umuhanuzi nyakuri ni umuntu kwizera umuhanuzi biragoye. Ashobora kukubesha akakubaza ibintu byawe ukamubwira, yarangiza muri bya bintu yabona ntari bucike akama akubwira ngo ni gutya bimeze. Ariko umuhanuzi nemera ni umuhanuzi woshika akama ambwira ngo ufite iki kibazo, none iki kibazo cyawe Imana yambwiye ngo tubigenze gutya kugira ngo gikemuke. Ariko sintekereza ko umuntu utanzi yoza akambwira ngo nyoko bukwe niwe wakuroze kutabyara atanzi, Imana ikamubwira ngo ugende umubwire ngo ni nyirabukwe gute? Ashobora kuvuga, Imana ishobora kuba izi ko ari mabukwe byo wa ndoga, Imana ikavuga ngo ikamuha ikintu kimufasha kumworohereza, kumukemurira icyo kibazo hatajemo intambara muri famiye. Imana ifite imbaraga zo kugukiza uwo nyoko bukwe wakuroga, Imana ifite ukundi yobikemura bikakugeraho biyunguruye ari ibintu bizima. Ariko umuntu woza akambwira ngo ni mama wangize gutya, ngo ni mukuru wanje wangize gutya, ndatekereza ko uwo muntu aba ashaka kugira ngo agusenyere. Ndaguciye mu ijambo uko wari uvuze ni ukuri. Umuhanuzi w'ukuri ni umuhanuzi uguhanurira ibyururutsa umutima, ibigukomeza, si ibije kugusenya, si ibibi intambara muri wewe, si ibibi intambara mu baturanyi. ubuhanuzi burapimwa, buragenzurwa. buhanurirwa ubwenge, buba bufite ubwenge. Sintekereza ko umuntu yakubwira ngo kutabyara ngo mbonye ngo ari nyoko bukwe cyangwa ngo ari so bukwe cyangwa ngo ari ubwo buhanuzi sibwo pe, buba buvuye ku Mana ubwo ngubwo. ahubwo umuntu kwamumukomesha ukamumwicaza ukamubwira ngo ucara musengere, abo ni bagasenya miryango, aho kwamumusengera ukamubwira ngo ni bagasenya miryango. Ubuhanuzi tuzi ni ubuhanuzi bumwe, ni ubuhanuzi bwubaka, ni ubuhanuzi burema ibyiringiro, ni ubuhanuzi bwururutsa imitima, ni ubuhanuzi bugukomeza mu kigerageza ufite. tekereza ko n'ubundi nubwo yoba ari ni ubuhanuzi budatunga umuntu agatoki ngo ni uyu nguyu. Tuvuge ni urugero, wenda niba ari nabyo, wenda akuruka, niba bibaye byo ntitubyemeza cyangwa ubuhanuzi ntibuza ngo buvuge ngo yewe ngo ni nyoko bukwe wakuroga ngo genda umugirire gutya, umwirukane, umwange, ntukongere kumuvugisha, mugende mu mwangase. Nta buhanuzi buvuye ku Mana bwakora ibyo ngibyo. Tekereza kuko ubwo ari bwo buhanuzi nyakuri. Bishatse kuvuga ngo tugomba kwitondera n'ubuhanuzi nabwo. Ese kugira ngo ave aho ngaho aza avuga ibyo ngibyo, ubwo buhanuzi ni buhanuzi ki? Bwavuye hehe? Bwahanuwe nande? Ni buhanuzi bumeze gute? Tekereza ko butaba buvuye ku Mana. butavuye ku Mana. Hanyuma tuje ku mugabo. Ese umugabo wemera gutuka mama we, kwanza jewe nanamuta, uwo nguwo ntaba haraye. uwo nguwo rwose naje yo mpinduka, naje sinumwicaraho, kubera ko umuntu uti mama wawe
mama wawe wakubyaye akakonsa akagukuza akagushingira akakugira umugabo, uko turi abagabo cyangwa se turi abagore kubera mama. yes. hanyuma kama nkumva ngafata ururimi rwanjye nkaja kumutuka ngo mama uri umurozi, Niwe uhangirira niwe umugore gutya. uhangirira gutya. Bambwiye umugore avuye gusengesha, yambwiye ngo ni wewe, n'undi ni munsi wewe, wari mwe ni wewe. tukambwirira impuhwe. N'uwo munsi dutandukane ugende singasure kukubona. Kurumva uwo nguwo muntu ese uwo mugore uba uharengera uba ugifite urugo cyangwa urugo rwawe ruba rwashize? ruba rwashize. Umugore ukubwiye ngo winduke mama wawe ukaja gutuka mama wawe, uwo mugabo utinyuka kuja gutuka mama we aba ari umugabo? Ese ababaye umurozi ubwo umugore twemere ni umurozi, mama wawe nose kuki atamututse? ni umurozi ku giti cye. Kuki atamututse mbere atarashaka? Niba yari afite ishaka, bamutijije umuntu niba yari afite ishaka ryo kurwanira umugore, yo kurwanira Imana no kwanga ko nyina aroga. urumva we noneho si ishaka rya mama we kandi si ishaka ryo kurwanira Imana, yagize agahinda kuko mama we yamubujije urubyaro. None se hari uburyo ibibazo bikemuka. Tekereza, ushobora kubyumva kuko ibyo twumva byose, ibyo umbwira byose siko mbivuga. hari izo ngabwira oyaye wenda ibyo umugabo n'umugore bavugana si ngombwa ngo ugende wombwira ngo ngahagenda utuke uriya muntu nta masohoka utaricara nkaja kumutuka. none Ngomba kubanza ngatekereza, ngomba gutekereza uko si ukubaka, siko kubaka uko ntekereza. Ugomba gutekereza, ese uyu muntu iki kintu ambwiye akimbwiye kubera iki? nkacumva nkagira umwanya wo kubitekereza, narangiza umwanzuro nofata si uwo kuja kumutuka. oya ye ubanza ugatekereza, ntutekereza narangiza nkareba aya makimbirane ava kuki. narangiza nkabanza nkamurika iyo sukari ikarangira, narangiza nkamuganiriza, nkabanza ngafata amakuru yose. uramutse ufashe amakuru yose urumva nubwo womenya ko ari we woja gutuka mama wawe? we sinoja kumutuka, sindaja kumutuka. hari uburyo nibwo iyo nari nshoreye, narangiza ukeruka amakimbirane aba yabaye. urumva na nyamugore tarapfa kuvuga nawe ntabyo ahagazeho, baravuze barambwiye si ikintu ahagazeho, ntafite ibimenyetso bifatika. nobahamagara na mukecuru tukicara, n'ikibazo cyabaye ugomba kwicara mukagikemura. amakimbirane nta kindi abayeho, ni ukwicara ugakemura ikibazo, ukabaza se ko iki n'iki mpancumva ngahe. none se woja kwicaza mukecuru ukaja kumubaza ngo bakubwiye ngo nanone ni hahandi mukecuru kera yumvishije aho muhagaze. ushobora kutabimubwira wewe kubera ko wumvishije umugore iwe ashobora kumwicaza mukecuru akumva ni ibintu mwaganiriyeho mushaka kugira ngo mumwumve. none amakimbirane ntabwo umukecuru nta mpamvu yo kuzamo, kuko twazanyemo umukecuru kera ikibazo kiba cabaye. ayo makimbirane yakemure nk'umugabo mu rugo rwawe.
akunanire ubone kwiyambaza abantu cyangwa se uhamagare uwo muntu wabwiye umugore wawe njewe kugwanje ruhande nk'umuhanuzi yoba ari umuntu wawe ugendagenda abahanuzi baga none waje gusengesha akaja ku muhanda kubera icyo kwigwa n'iki aho yahuriye yonjana notora urugendo abe nubwo bari muri afurika nuja muri afurika kamubwira ngo twicarane urambwira icabiguteye umuhanuzi kwanza niwe nunamufungiye